Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera n'ibibane nawe. Ndagushimira nanone aka kanya kandi ndanezerewe kuko kari butugirire akamaro, kari bugufashe kandi nanjye hari icyo kamariye. Ngiye kuganira nawe rero nkubwira ngo subiza umutima mu gitereko kuko Satani waswase cya gihe azongera aswate. Guswata bikunze kuvugwa n'abana bashaka kuvuga ko icyo umuntu yashaka gukora adashoboye kugikora. Uyu mwanya ndashaka kuvuga ngo icyo Satani agambiriye gukora ntazashobora kugikora, icyo Satani cyangwa se icyo umwanzi ashaka ko kikubaho ntikizaba kubera Imana. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe hari ibihe Satani yaswase mu migambi mibi, n'ubu bazongera aswate mu izina rya Yesu. Mfatiye ku ngero ziri muri Bibiliya, ushobora kubona ahantu henshi cyane kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, aho abantu b'Imana bagiye babaho uburinzi bwayo, ikabarinda Satani agaswata akongera agaswata. Mvuge se kurinde mpere kurindi, mvuge se kurinde mperuke ndi. Ni benshi, ni benshi, ni benshi, hafi ya bose abo tubona muri Bibiliya bashimwa bagiye bagirwa amajanja, urupfu rubasumiye, ariko Satani umwicanyi ari cyo gikuru mu bikorwa akora, kuko nkwibutse ko Satani agenzwa no kwiba, no kwica, no kurimbura. Kwiba rero kwa Satani, kwica kwa Satani, kurimbura kwa Satani ntikugutera ubwoba, usubize umutima mu nda, nta na gito habe n'icyaba kingana. Mvuge se iki? Urushishi se? Oya. Umusatsi se? Agasatsi? Oya. Nta na gito n'icyo bashyira muri bya byuma bya mikorosikope kugira ngo barebe, nta na gato Satani azashobora, kuko guswata kwe ni ibya kenshi, kandi ibyo ni ukubera Imana iturengera ihora ahirengeye. Ni ukubera umukiza utajya usaza, ahubwo ahora ahirengeye kugira ngo adukize imigambi mibi ya Satani. Reka gusa nifatire urugero kuri Pawulo. Pawulo kuva igihe yemereye Kristo nk'umwami n'umukiza agatangira umurimo w'ivugabutumwa, yageragejwe kenshi, Satani yashatse kumwica ariko ntiyabishoboye. I Yerusalemu yarabigerageje, reka data. Mu rugendo rwa mbere rw'ivugabutumwa, ari mu gihe yari ari za Derube, Lusitira, ntabwo yabishoboye. Mu gihe yari muri Makedoniya ntiyamushoboye, ntacyo yagezeho. Mu gihe yari mu nyanja ntiyabishoboye. Mu gihe yari mu rukiko abagabo bakavuga bati tuzamwice twirije, ntibabishoboye. Ariko cyane cyane mu rugendo rwe rwose, reka nkubwire ngo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, cyane cyane mu gice cya 28 niho nshatse gufatira, aho ushobora gusoma icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kiraryoha, inkuru za Pawulo ziraryoha, ariko muri icyo gice cya 28 hatubwira uburyo ngo icira yamurumye, maze ngo abari kumwe nawe bose baravuga ngo iyo idaca urwakebera ntikunda kwabaho. Ariko ngo bategereje ko apfa baraheba, Satani araswata, uw'abandi aba muzima, ngo baravuga ngo wa muntu burya ni Imana. Reka nkubwire muvandimwe, reka nkubwire wowe urimo ureba, urimo wumva, yuko nta na gito Satani ashobora gukora ku buzima bwawe. Azahora aswata, yongera aswate, yongera aswate mu izina rya Yesu. Nizeye cyane kukubwira ano makuru kuko ndumva yuzuye umutima wanjye, anejeje umutima wanjye kukubwira yuko Imana ntabwo izakunda ko Satani agera ku mugambi. Azahora aswata, aswata, yongera aswate. Umva, kwa Dawidi yaraswase, yashatse ko Yesu atazavuka, araswata. Umukiza wacu aravuka, amuhiga ari uruhinja, araswata. Agerageza ibihe bingahe? Umva, Satani yaraswase kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe.
rero humura, urinzwe n'Imana y'inyembaraga, umukunzi mwiza udahemuka wakwitangiye Yesu Kristo arakurinze, arakuragiye, uri nk'intama iragiwe n'umwungeri w'umunyembaraga kandi humura ntacyo uzaba. Rero nkunda kurangiza ntanga ingero nkakubwira ku ngero z'abo nzi, ariko si ubwo ni ngombwa ko mvuga abantu bandi, byabaye ku bantu bandi wowe ntabwo wafasha ukibuka, ahubwo byashoboka ukampa comment ukambwira uti nibutse ko Satani yaswase muri ya myaka uri uruhinja, aswata muri cya gihe, reka mbere igihe wari utwiswe n'umubyeyi wakubyaye, erega Satani yaraswase, wabashaga gupfira mu nda cyangwa ugapfa uvuka. Satani aswata uri uruhinja, aswata uri ikibondo gikambakamba, aswata uri igisekeramwanzi, aswata uri wiga gutaguza, aswata uri bakubwira ngo si mama dede, aswata Satani ni umuswasi mu buzima bwe, ariko Uwiteka ni umuneshi mu mibereho ye yose kugeza iteka ryose, kandi nta wundi, nta kindi, ntabwo aneshereza undi, ni wowe wenyine, ni wowe ahanze amaso kugira ngo akurinde kandi akurengere. Satani yaswase muri ya myaka wiga kujya ku ishuri, Satani aswata muri bya bihe ashaka ko accident iguhitana, Satani aswata muri bya bihe urwaye, Satani aswata muri ya ntambara, Satani aswata. Nakwibutsa iki, nageza he? Reka ngushimire akanya wari umpaye, hanyuma nkubwire ngo komera, subiza umutima mu gitereko cyawo, Satani waswase cya gihe azongera aswate kubera Imana mu izina rya Yesu. Nyamara ushaka wankundira tugasenga, ariko reka ngusabe mbere yuko dusenga, iyi video wayoherereza abacuti bawe mu buryo ushoboye, kandi wakora comment, ariko nanone reka ngusabe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bisubizamo intege, ibiganiro nk'ibi byiza cyane bitazajya bigucika, ushatse wakora subscribe, hanyuma sinzajya nirirwa ndinda kubikoherereza, ahubwo bikaba byakugezeho kare nk'ibirangiza, maze Imana iguhe umugisha kandi bikubere uko wizeye. Reka dushime Imana. Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, niwe Mana yarinze ubuzima bwacu, urinda umwuka wacu, urinda ubugingo bwacu, urinda umubiri wacu, kandi Satani we yaragambiriye ko tutabona izuba, tutaba mwami mu batuye iyi si, yashakaga kuduhitana, ariko warahabaye, waraturengeye, kandi urukundo rwawe wararugaragaje mu bihe bitambutse, nta kurerwa asubiramo. Subiza umutima mu gitereko kuri mwene data, agubwe neza, amahoro atemba nk'uruzi abe mu buzima bwe, kandi ikimuteye impagarara kirangize kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Mwami uri umuneshi, Mwami Yesu Kristo waravuze ngo icyo tuzasaba mu izina ryawe tuzagihabwa. Sabye amahoro kuri mwene data, sabye kugubwa neza kuri mwene data, inama zimusubizamo intege zivuye mu kongorera kwawe zibe kuri we. Reka umwuka wera amuzanira amahoro atemba nk'uruzi ab'isi batabasha kubona kubera ibyo batunze, ahubwo icyo Mwami Imana ishobora byose wagambiriye ukigereho, ugikore kubw'umugambi, kubw'imbabazi, kubw'ubuntu bwawe mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Urakoze rero.